twari dutashye mu gihugu noneho kuba ntarahemukiye mu mahanga nta nubwo najya guhemukira mu gihugu cyanjye. Wow. Mpageze nashoboye kwanga kubohoza inzu. Wanga kubohoza inzu cyane rwose kandi uri umupfakazi cyane. Bari ufite uburenganzira. Buriya byarabaye kenshi. Hari n'umuntu w'umuzungu wigeze kuza ashaka kunkwa inkenye. Noneho sinari nzi ibyo akora, nabonye indabo ndazakira. Noneho zimpaye inzu, nari ndi muri jaride nkoramo isuku, nzishyira hasi. Nzishyize hasi arambwira ati nakwerekaga ko ngukunda. Ashaka kunsoma, ndamubwira nti ndakwihane, ntuzanagize n'ubundi, kuva uyu munsi ntuzongere no kungarukira mu rugo. Aho rero nkeka ko ariho Imana yarakariye. Iravuga iti uyu muntu utarize nahaye ubwenge gusa kuko namuremye nkamushyira mu ishusho yanjye, none akaba agiye kurimanganya ibi bintu agatesha abandi umurongo. Ntabwo ari byo. Mvuye guhinga nicara nari mfite urutoki rwanye nsharira nkumva ndishimye. Nicara mu rugo naka primusi. Ndayigotomera ibaye igice, ndavuga ngo ariko Mana wampaye amatuka nkizira iyi mvuna muheto. Iryo jambo aho ryaturutse ntabwo mpazi. No kuvuga ko wa mugabo yari yarakaye. Imanura abantu inaha, abagore n'abagabo bakora ishyirahamwe ry'inka. Buriya abantu benshi bibwira warutangire nko kuri ibi bintu twicayemo. Abantu babona ibintu nk'ibi bakarengwa bagata umurongo ugasanga bihinduye nk'amabuye. Ariko icyo nakuboneye, ibi bintu si ibyacu tuba ducumbitsemo. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya, tubasabe umugisha. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane abadukurikiye muri hirya no hino ku isi. Nge Ndikuzo Emi, ndanezerewe kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya. Turi kumwe n'umubyeyi, uraza kumura muri kamera koko kandi ko kuri kumubona. Ndabashoboje mu izina rya Yesu. Nitwa Mukagatare Grace, umubyeyi ukuze, ukunda abana. Amina. Ukunda urugero rwe, ukunda n'igihugu muri rusange. Amen. Reka tubashimire rero mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi. Imana ibahe umugisha. Murakoze kubw'uyu mwanya w'agaciro muduhaye. Tugiye mu kiganiro cyitwa uburere buruta ubuvuke. Hanyuma turashimira aho twanyumaye byatambutse ukoze subscribe. Imana iguhe umugisha, warakoze cyane. Nawe utarayikora uyikore kugira ngo tugaruke kuri byinshi by'umumaro kandi byadufasha mu buryo bw'umwuka n'uburyo busanzwe. Umumama turi kumwe rero twifuje ko tuza kuganira kuri iki kiganiro cy'uyu munsi cyitwa uburere uburyo buruta ubuvuke. Yatangiye atwibwira. Mama mutuye he? Ntuye Kanombe, umurenge wa Nyarugunga. Abantu ba Nyarugunga reka tubasuhuze badukurikira, abari mu gihugu n'abari hanze yacyo. By'umwihariko reka tubabwiye tuti muhabwe umugisha n'Imana ko mwemeye kubana natwe muri iki kiganiro. Ni ikiganiro gikurikirwa n'abantu batari bake kandi batari mu bihugu kimwe, bibiri, bitatu, ahubwo ibihugu byose muri rusange ku isi baradukurikiye. Mama, tugize umugisha wo kugira ngo tuganire muri uyu mwanya. Kaduce bugufi tugusingize nyiri cyubahiro. Amen. Turakuramije nk'Imana, turagushimira ko wabukesheje amahoro, ukaba watwongeye umunsi wo kubaho. Turagushima mwami w'abami kuko nibi turimo ni wowe wabigennye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro kuko iyo tutaba tutaramutse amahoro ntituba tubishoboye. Ndakwinginze rero ngo ibiganiro tuganira byose mwami ntibigukomeretse, ahubwo bikubereye icyitegererezo cy'abo waremye. Kandi mwami w'abami ukomeze utugirire neza kugira ngo dukomeze tujye dukora ibigushimisha. Bisabye ntuje nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Ndanezerewe. Hari amakuru amwe namwe namenye avuga ko uri umumama wibana. So iyo mvuze umumama wibana mpita ntekereza wa mumama udafite papa w'abana
asa naho ari wenyine. Hanyuma nituza kuvuga ku burere n'uburyo abana barerwa, kera hari ukuntu bavugaga ngo umwana warezwe n'umugore, urumva ngo usanga ngo nta burere, urumva ibyo mu Kinyarwanda hari ukuntu babivugaga. Ariko none mwe mugiye kudusangiza koko se ni ukuri, ukurikije ibihe mwe mwaciyemo, wenda turibuze kunyura mu ncamake. Ubundi iyo bavuze ngo uburere buruta ubuvuke baba bashatse kuvuga iki? Iyo bavuze ngo uburere buruta ubuvuke, uburere buruta ubuvuke bisobanura ko uyu mwana arezwe neza nawe aba intangarugero y'abo azabyara cyangwa se n'abandi bari hamwe nawe. Ni ukuvuga rero ngo uburere ntabwo bimenyesha ngo umwana iyo arezwe isa adahari akagira umubyeyi umwe akavaho, ntabwo uburere buhinduka, ahubwo burakomeza ukaba umurezi w'umwana kandi agakura akaba neza. Nk'urugero nakwitangaho urugero jyewe napfakaye ndi muto, sigara n'abana bagera ku 9 bato nabo. Ariko kubera imyifatire mizima myiza, umugore yasigaranye abana baba abana bazima beza, ngira ngo niyo wakurikira nk'abantu babuhoje igihugu cy'u Rwanda, abarutu bose bari bararezwe na ba nyina. Benshi nubwo yaba ari perezida wa repubulika yarezwe na nyina. Isi bari yarapfuye kera bakiri mu Rwanda. No kuvuga rero ngo ngira ngo mujye mureba ko ari umunyabwenge cyane, iyo tutamugira n'ubu ngira ngo ibintu biba byaraye tumufataho icyitegererezo cyane. Umubyeyi mwiza rero w'umugore agomba kuba umugore wirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyaba intangarugero mbi imbere y'umwana we. Aha ndavuga nk'abagore bajya bifashisha ngo umuntu ntabwo yashobora kurera umwana wenyine, bakatasira bakajya mu bagabo, usanga asangira umwana n'abagabo kubera ibyo yamwerekereye. Hari n'umugabo ushobora kugusanga atari we washaka, ahubwo akurikira inkumi yawe iri mu rugo. Reba nk'uko ngana uko. Ubu nazana umugabo akaba ari igihe asanga, akaba ari igihe ashaka, yaba ashaka umukobwa wanjye. Noneho rero iyo utanze inzira mbi nk'iyo, usanga usangira abana usangira abagabo n'abana bawe. Mama, nagize umugisha wo gusanga uri mu mwuka mwiza wo gusenga. Amen. Hanyuma bivuze ngo urakijijwe. None agenda umutware yigendera Imana imucyura, wari ukijijwe? Oya, nari ntakijijwe. Hari ubwo yagusigiye abana bangahe? Yasigiye abana 9. Abana 9? Ubwo mukuru yanganaga iki? Bose bari bato, yarafite imyaka nk'7 ngira ngo cyangwa 8. Akurikirwa n'abandi akurikirwa n'abandi. Twabyeraga vuba, kera twabyeraga ni hafi buri munsi, kuko twabyeraga abana batarangije umwaka. Okay, wenda ntihuse cyane. Umuto wagusigiye ubungana iki? Abyaye ubu afite inda ya 2. Jesus Christ. It's amazing. Imana ni nziza koko. Ndanezerewe cyane. Numva nagiye kugira emotion. Nikoze bari abahungu n'abakobwa baravanze. Bari abahungu n'abakobwa, ariko naje kugira umugisha muke cyangwa se sinabivuga ntyo, kuko namenye Imana uko Imana yabishatse niko byabaye. Abari bakuru barapfuye, hagumaho abato, ariko bariho. Yo pole hapfuye. Ariko bakwipuye bakuze, nta wishwe n'umukeno, nta wabuze uko agira, kandi nta kintu na kimwe nigeze nkora gisabira kiba cyanjyana mu bagabo, kiba cyasabiriza, kiba cyakora ibintu bidafatika ngo ndera abana. Ibyo byabaye nyuma y'amateka y'igihugu cyacu mabi yaciyemo. Ibyo
ibyo byabaye turi mu mahanga. Ego. Twari tukiri mu buhunzi. Naje kubatahukana. Nayoboraga bari n'abategarugori muri icyo gihe. Nza kugira kwifuza gutaha vuba kugira ngo abanyarwanda batadindira gutaha. Ibyo twari dufite byose turabita. Nzana nabo bana. Ndakubwira rero iteka ryose iyo Imana ireba wifashe neza ikintu cyose iragikora. Mama sindi buye kugutindana bira simbikunda gutindana abantu bakuru ariko mfite ibibazo byinshi. Mbibaze n'ukuri kw'Imana pe. None se mama uje n'abana benshi, uje mu gihugu bana baracyari bato, tugeze mu gihugu ntunakijijwe. Abantu benshi icyo gihe nubwo benshi bari mu gahinda, habarimo no guserebura intsinzi, birumvikana ko abanyarwanda babohowe. Hanyuma wowe ndashaka kumenya ugeze mu gihugu n'iki wabonye cyagukomeje cyatumye udafata umugabo ko ukiri muto. Nukuri mukana avuze ngo urusire cyane ntabwo ari bibi. Ntabwo ari bibi kumbaza kuko birakenewe. Twari dutashye mu gihugu, noneho kuba ntarahemukiye mu mahanga nta nubwo najya guhemukira mu gihugu cyanjye. Wow. Mpageze nashoboye kwanga kubohoza inzu. Wanga kubohoza inzu? Cyane rwose. Kandi uri umupfakazi? Cyane. Bari ufite uburenganzira? Buriya umuryango wa FPR wari waratubwiye ngo tuzatura hadatuwe n'umuntu kugira ngo two guhungabanya umutekano w'umunyarwanda uri mu Rwanda, duce ikibazo cy'ubuhunzi burundu mu banyarwanda. Rero nageze ino muri iki gihugu nkibifite, ndavuga ngo ntabwo ndi butatira igihango kuko ibyo bintu narabyemeye, narabyigishijwe, narabyumvise, ngomba kubyubahiriza. Maze kwanga kubohoza inzu, nashoboye kubaka inzu y'ikigonyi bya. Nashoboye kubaka nanze kubohoza inzu ntazi benezo, nkurikiza ko nubahiriza ibyo nari narasezeranyijwe n'abanyuboraga. Uyubaka ugeze hano i Kigali? Nayubatse i Butare. Uwo ni wowe ndi kureba ku ifoto? Ni jyewe. Ndavuga ngo ngomba kubaka inzu nshoboye, ariko nkakora iby'ubuyobozi bwanyoboye icyo gihe bwanyigishije. Yarandebaga, yarinzi, kandi aho yari yarajyanye umugabo wanjye yari hazi. Soko. Yagombaga rero kurera abana kuko no mu ijambo ryayo iravuga ngo ndi se w'imfubyi. Mama waturutseyo. Uba muri iyo nzu? Mba muri iyo nzu. Kuva ryari ubwo? Nagiyemo muri 1995. Abana barananseka cyane, baramubwira ngo mama yatashye afite seansi ruti yacu. Ndababwira nti nuko mwarwanaga jewe nabonye umwanya wo kwiga. Babandi bakuru. Noneho nashoboye kuhaba ngeze mu 2006. Perezida wa Repubulika ampa inka, yagira inka. Nshobora kuva muri ya nzu nubaka inzu y'ibyumba 3. I Butare? bitatu i Butare. Ukirera abana bawe? Nkirera abana banjye. None se bose bari barashoboye kwiga, ariko ubushobozi s'ubukure ukuntu bize rero. Imana je nayivuga utaranatangira kuyimbaza, kuko niyo utarayimenya y'ibikuzi. Yesu ashimwe. Amen. Ariko mama uretse gato tukiri aha, hari abandi bapfakazi mwazanye mu gihugu, ndetse bari benshi pe. Hari n'ababaye bapfakazi bageze mu gihugu, hari n'abo mwanganaga, hari n'abakurutaga, ariko batagize uwo mutima wo kwihangana ngo bumve ko barera abana nta wundi muntu ubatera inkunga. Ndavuga umugabo. Wowe wumvaga wishingiye kandi utaranakizwa? Noneho ntaranakizwa. Jewe ubundi kuva watangiye umbaza ngo uburere buruta ubuvuke. Ego. Nk'ababyeyi bandeze.
bari abantu beza cyane biyubaha bafite ikinyabupfura. Wow. Ku buryo twatojwe kuba abanyarwanda tukiri no mu mahanga. Katubwira ati niba mwagiye kwiga ntugere mu nzu yanjye uvuga icyongereza, ntuze uvuga ikigande, ntuze uvuga ikinyankore, ejo ntazapfa ukaguma hano wibwira ko uri umunyamahanga. Twebwe turi abanyarwanda. Ugomba kuvuga ikinyarwanda. Ugomba kuvuga ikinyarwanda. Abanyarwanda bitwara batya. Abanyarwanda bitwara batya. Abanyarwanda barubaha, abanyarwanda banga agasuzuguro, abanyarwanda bagira ikinyabupfura. Ikinyabupfura rero twakuze aricyo kituranga kuva mu bwana. Ntabwo byari igitangaza gushibuka mu muryango navukagamo ngo nzakore ibidakwiye. Araho navutse, araho nashatse, bose bari abantu biyubaha. Cyajya uri Butare rero muri cya kigonyi wubatse. Butare muri icyo kigonyi nakibayemo rero cyanejeje muri icyo kigonyi. Ndi muri Uganda nari mfite abantu mpingisha bangana n'abantu 45. Uhemba? Mpemba. Ariko noneho ndi mu kigonyi Butare, nkiri muri Uganda banyitaga ko. Ako. Akana Rwanda kaze katurete de sente zafe. Oscar. Ubundi bikananira kujya kubahemba nkumva ndababara mu nda nkajya kuryama. Ariko icyanshimishije muri iyo nzu y'ikigonyi wabonye, nari umuntu usohoka nkeye nguwe neza, iwanyu ni iwanyu, naranezerewe. Wow. Nkabashimira n'ingabo z'igihugu zanyumye. Nokore kw'Imana. Nokuri. None se hano ntago wajya kubona abantu bagusura bifuza kubabunganiza, ndavuga babagabo bose byarabaye kenshi. Hari n'umuntu w'umuzungu wigeze kuza ashaka kunkwa inkenye. Noneho sinarinzi ibyo akora, nabonye indabo ndazakira. Noneho zimpaye inzu, nari ndi muri jaride nkoramo isuku, nzishyira hasi. Nzishyize hasi arambwira atoya ati nakwerekaga ko ngukunda. Ashaka kunsoma, ndamubwira nti ndakwihane, ntuzanagize n'ubundi, kuva uyu munsi ntuzongere no kungarukira mu rugo. Cyo yarasanzwe ari umushuti wawe? Oya, yaraje gusa yigendera. Burya ibigeragezo nyine yarakuzi se bibaho. Mujya mbabarire kuko ngiye kukubara mu bandi. Abagabo ntabwo bajya bakunda bo bazi. Oya, ngaho ye. Uwo kwizanye nawe wese urikundira amubera mwiza. Cyo nawe yasanga ari indangara nuko bikakambikana. Ariko abasazi bombi bagahura. Uwo rero uramwanze uramubutiwe yawe yavishije. Nagize Imana rero ngarukira kuri uwo, ngira ngo abantu bose bajyaga babibwirana baturiye umuntu ntabwo asanzwe, arera abana be. Buriya wambwiye ku kiganiro cyiza nakijijwe, niba uzamenya ibyanjye kuko nagabiwe inka n'Uwiteka biturutse kuko nanze kugira abagabo bashobora kunyinjirira mu bana. Ese tukiraha wumvaga ufite umutima uvuga ndera abana banjye, n'ubundi wumvaga nta mutima wo kuba hari undi mugabo ukeneye? Ese wabifashwagamo n'iki? Ibintu byari bibiri. Ntabwo najya kwishumbusha umugabo napfushije. Icyo ni kimwe cyabanje kunaniza. Ntiwumva ako kantu gasubiremo? Uko niko kuri. Nokuri kw'Imana. Ntabwo najya kumwishumbusha kuko ntawamuruta. Niwe wari warabyaye abo bana. Ntabwo najya kubona se wabo rero bwa kabiri byari byarangiye. Ntabwo najya kugira ikindi kintu nkunda kuko ubona ari narakunze Imana yari yamutwara. Dore imyanzuro. Hanyuma abana bo babonaga mama ameze gutya, nta bibazo bamubazaga rimwe na rimwe? Abana oya. Abana babaza ibyo babonye burya. Ntabwo bapfa kubaza ibintu
tarabona. uyu muzungu se wowe yamenye ko ari buzane inka enye? Yabibwiye umuturanyi, abwira turiya muntu namubwiye ngo mutwarire abana mbajyane hanze mukize, none yananiye ahubwo ntashaka nuko mwegera. Barabimbwira ariko numva njye nafashe ko ari nka shitani yari yamuzanye, kuko wumva ko shitani yamuzanye? Ni shitani yari yamuzanye. None so abantu bari bato kuvuga ngo aratwara umuntu ushaje atware n'abana be, izo mvune zose yari agiye kwigereka wiziki. Ibyo bintu rero nabyo byari ngombwa kuntera ubwoba. Numvaga ari nka ariko ubanza uwo muzungu yaraje maze gukizwa. Banza yaraje maze gukizwa, ndabyibutse neza, kuko nicyo gitumye nanavuze ngo ni shitani bamuzanye ngo angerageza arebe ko ibyo nanze kera nabyemera. Ese ko nawe numva kuva na kera wari ukijijwe jya ubundi wakizwaga iki? Umuntu ugira imyanzuro imeze gutyo yo kutisuzuguza? Birashoboka burya hari ubwo gukizwa ubundi ntabwo ari ugukizwa ko wabanje guca ibintu. Oya, ni ukugorora umutima muntu Imana yaguhaye ngo ugire nk'uko ugomba kuba. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Uri n'umubwiriza butumwa. Hariho ubwuba wenda waba utajya no muri ibyo, ariko ukagira n'ibindi byakurangaza, ukaba wakwirirwa uvuga ubusa. Imana rero iba igomba gusubiza mu murongo mu mwanya, none se mwanya wawe. Jya Karame. Ko aba bana bafite ari bato, ubatse inzu y'ikigonyi Butare, abana bagomba kwiga, inkunga cyangwa ubushobozi wabukuraga hehe? Abana banjye rero bigishijwe n'Uwiteka rwose. Nakubwiye ngo niba utarakizwa Imana ibikuzi. Amen. Ibikureba. Kandi noneho kuko yivugiye ngo ni se w'imfubyi, mwana wanjye irabyubiha, irabikora. Ukuri kose. Byari nk'umufindo. Hamwe naririraga umwarimu agatanga minerivare, ahandi nkagira nkabona leta irangobotse muri bya farije. Oya. Ni Minaroke? Sinzi iki intuza yigeze kuntangirira abana, ntabwo nibuka uko bayitaga, ariko yagendaga ibatangirira, kandi abana ngira umugisha, bagira ubwenge, barangiza umwaka wa 6 mukuru bagatsinda neza, bakajya muri universite ntongeye gushakisha. Ariko ntabwo nigeze ngira ikibazo, Imana yarantabaraga ahantu hose. Wow. N'igihugu cyanjye ntabwo cyandangaranye. Nk'uwo mukobwa wambazaga wa Bucura yatangiriwe na leta. Yes. Hanyuma bose barize bararangije? Bose barize. Abari bararangije nabo bashize. Ubu hariho umwe urangije kwiga. Hari nka babiri. Jya Imana iguha umugisha, warwanya urugamba kandi ururwana neza. Kuri Imana ishimwe. Ariko uyu munsi noneho uko imyaka yagiye ikurikirana, tugusanze ahantu heza, n'abari kureba ahantu twicaye harasa neza. Amaherezo y'ikigonyi byaje kugenda gute? Amaherezo y'ikigonyi rero ndarata Imana, kuko byose niyo nagiye mbibonamo. Mu kigonyi nateraga rero yuko agira ngo ndi muri etaje. Nese ubundi waje gukizwa ute? Ngashima kugiye kuzana ibintu byiza, kandi kutari mu bice ngo bikunde. Tuzabigarukaho. Oya, reka tuvuge aho mu gato. Aha. Naje kuba maze muri icyo kigonyi
naje gushaka ukuntu ndera abana nicaye, mbese ugiye hahandi wa mwana yakubajije ukavuga ngo tuzahasubira ubundi. Nanywaga inzoga ya Primus ntarakizwa. Noneho naje kuva mu murima ku manywa, numva ngize inyota, ariko mu buzima bwanjye ntarakizwa najyaga nanga Yesu nkakunda Imana. Noneho rero nari narahimbye umuvugo, najyaga nibwira ko Yesu ari ibintu byahimbwe n'abazungu. Abantu bavuga rero yankapfuka amatwi, nkumva barasakuza, nkumva simbishaka, nari umunyagatulika. Noneho nza guhimba umuvugo rero ngira ngo mvaneho Yesu. Ndavuga ngo umuzungu amaze kugera i Rwanda yaritonze ariherera, asesera mu by'umutungo, itorero ararisesa, atwibagiza umuco karande, atwinjizamo gusenga, ari nabyo n'ubu bitujijisha. Ntiyasanze tuzi gusenga mu muco wacu nk'Abanyarwanda. Wakoraga mu gahanga ukayita intangarwa, wakora mu gituza uti ntura mu gihugu neza, wakora ku ntugu zombi uti ntwara inka n'ingabo, ngashibuka nkamera nkitwa nyirihuti Imana y'u Rwanda. Amaze kubyitegereza umuzungu abihindura ikimenyetso, abakabaye babikosora kuva ubwo barijijirwa. Wabazaga ababyeyi byakorwaga kuva kera, bakagusubiza badafite ubwoba ati kiliziya yaciye kirazira. Aho rero nkeka ko ariho Imana yarakariye. Iravuga iti uyu muntu utarize nahaye ubwenge gusa kuko namuremye nkamushyira mu ishusho yanjye, none akaba agiye kurimanganya ibi bintu agatesha abandi umurongo. Ntabwo ari byo. Mvuye guhinga nicara nari mfite urutoki rwanye nsharira, nkumva ndishimye, nicara mu rugo naka Primus, ndayigotomera ibaye igice, ndavuga ngo ariko Mana wampaye amatuka nkizira iyi mvuna muheto. Iryo jambo aho ryaturutse ntabwo mpazi. Ni ukuvuga ko wa mugabo yari yarakaye, kuvuga ati uyu muntu agiye gutesha abantu benshi umurongo, ni umuntu ukunda abantu kandi abantu benshi baramwumva, nakomeza arabica. Noneho nararangije ndahaguruka ndigendera. Icyo nasaba tukiganira, numvise namwe mukunda Imana, ni ukujya mumenya neza ikintu mwavuganye n'Imana. Ntuhaguruke ngo ugisige aho wicaye, kuko narakihasize. Navuze ngo Mana mpa amatu nkizi inzoga, mbikoze ndahaguruka. Imana yaramanutse ijya ahantu bita Nyaruguru. Nyaruguru nta muntu, nta data watuyeyo, nta mugabo wanjye wabayeyo. Ni ukuvuga ngo iyiza kubikora ihereye mu Mutara, mba naribwiye ko ari abavandimwe, nkibwira ko ari inshuti z'umugabo wanjye wapfuye zabikoze. Ariko ikikwereka ko Imana ari igitangaza. Yagiye ahantu nibwira ko n'icyatumye imanura ikanjyana i Butare yashaka kugira ngo inshyire hagati y'ibintu bimfundiriye byinshi nshobore kuzayimenya. Haleluya. Amena. Amena. Imanura abantu inaha, abagore n'abagabo bakora ishyirahamwe ry'inka. Buriya abantu benshi bibwira warutangire nko kuri ibi bintu twicayemo. Abantu babona ibintu nk'ibi bakarengwa, bagata umurongo ugasanga bihinduye nk'amabuye. Ariko icyo nakuboneye, ibi bintu si ibyacu tuba ducumbitsemo. Ni ukuri. Bishobora kuzacumbikuramo abana bawe bakabibamo, bazabivamo bikazababwamo n'abandi bantu utanazi. Yesu ashimwe. Amen. Abo bantu rero baricaye bakora ishyirahamwe ryabo ry'inka. Noneho baza gutora komite nyobozi yabo. Uwo batoye nka perezida arababwira ati sinshobora kuba mu ishyirahamwe ritarimo garasi. Bagenzi be baramubwira bati se burya ubona yambara neza ukagira ngo agira amafaranga. Uhanga ikintu afite? Reka. Bati nta nka inzungu yabona yo kuzana hano, nta kotizasiyo y'ibihumbi 20 yabona buri kwezi, none se wamuzana hano gute?
arababwira rero cya kintu wambajije kare kiragarutse. Mhm. Arababaza ati Mukagatare ko ari umupfakazi tukaba tumusangira nawe inzoga, umuntu kandi tukaba tumukunda twese, hari umuntu wigeze kumubwira ngo bararana akamukundira kugira ngo bamufashe kurera abana be? Baramubwira bati reka reka reka, bati ibyo uvugishije n'ururimi rwawe biba birangiye arakwanga. Yesu ashimwe. Amina. Urumva ko aho nari narakizwa. Arababwira rero ati noneho rero iyo nkimubuza kuza hano ndayimuhaye. Imana ishimwe. Amina. Ntabwo nari impari. Ninde wari wagiye kumpesha inka? Data wari uhari wenyine. Data wo mu ijuru nari nabwiye ngo mpa amata. Haleluya. Amen. Amen. Mugenzi we wari meya wa Nyakizu aramubwira ati nkagutanga kumenya Mukagatare, uwo mugabo wampaye inka ya mbere yitwa Ndatinya. Dr. abinahakorera ku hano i Kigali. Uwari meya aramubwira ati nkagutanga kumenya Mukagatare ukantanga kumuha inka, ati nanjye ndayimuhaye. Byaragatsindwa mitsingira gatsindwa amatara abonetse. Nubwo turi kuri televiziyo wafasha tugakomera Imana. Ariko Imana dukomera Imana amashyi. Haleluya. Amen. Ndafashijwe. Arahaguruka umugore wabo aravuga ati uwo mumama mwavuze ibigwi byiza mutyo, nanjye iyo kotizasiyo nzayitanga y'ibihumbi 20 buri kwezi. Haleluya. Kugeza igihe nzabonera amafaranga. Kugeza igihe azabonera amafaranga azashobore kugira ate kujya mu nabazo bashe kugupasitipa nk'abandi. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ndafashijwe. Nuko byagenze rero barampamagara ngo turamuhamagara tutafite icyo twamuhishiye. Barirukanka bashaka inzoga bitaga ngo ni za Kinigi. Bagura ihene, bagura ibitoki, bararotsa za brusheti, barantegereza, baranyobora rero njyayo. Wow. Ngezeyo za nka barazima. Aho nibwo bwakeye mu gitondo cya kare. Ubwo hahani nakubwiye ngo mujye mwiyibutsa ibintu mwavuganye n'Imana. Urabyibagirwa ibije ukagira ngo ni wowe wabikoze kubera ingufu zawe. Noneho rero ubwo naricaye barambwira bati turifuza kubana nawe mwishyira hamwe. Ndababwira nti diteye rite batuzana inkimwe y'inzungu ukajya uzanira kotizasiyo y'ibihumbi 20 buri kwezi. Ndababwira nti rero inka ziheruka nyiri muri Uganda. Nubwo wanyaka ibihumbi 5 ntabwo nabibasha. Babazanye inka itibije kubyara ica imbere yanjye, barambwira ngo iyo nka ni yawe. Noneho nareba mu gishanga aho twicaye nkabona hari inzu y'ibati. Ndavuga nabo bantu babonye nzi gukora bubaka inzu y'ibati ngo bamvane muri ya nzu y'ikigonyi. Noneho nje mpinga urubingo rwabo kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, nibigeza ku wa gatandatu mbe nakarabye nambaye neza mbakire mbaha amata. Murabeshya ntabwo muri bumbone. Naje kutaha rero ndavuga nti simukadi yanjye ndayijugunye. Batazongera kumbona. Batazongera kumbona. Yego ko bagesera bari. Bari bamaze kumpa inka yitibije kubyara, haba haje n'indi ikomakoma kwima bati nawe ni yawe. Wa mudamu arahaguruka ati nanjye ibintu bakuvuze udahari simbisubiramo, ariko iyo amafaranga nzajya nyatanga kugeza igihe uzabonera akanya k'amafaranga nawe Imana izayaguha. Nuko byagenze, nta handi bujugunye simukadi kugira ngo abo bantu batazambona. Wumvaga izo mpano utazemera? Numvaga bari bunjyane kuba umukozi w'urubingo rwabo, nkava ku muhanda aho nari nibereye mu nzu y'ibyatsi bakangira umukozi wabo. Ariko icyantangaje imbaraga z'Imana. Haleluya. Nagejeje mu gicuku saa 8 barampamagara bati inka yawe ibyaye inyana ejo tuzaba twayigejeje aho. Ndavuga nti burya bya bintu nibyo. Aho rero mu gitondo inka yaje nibwo navuze ngo mumbanire inzoga mu rugo. Amina. Muvane icyapa cyanditse ku irembo cyanditseho ngo
sinake bari sangano mushyireho himbazwa mana. Amena. Nibwo nagiye kubwira padiri rero ngo ampe nihane nshobore kujya imbere y'Imana neza nishimire mvuge n'ibyo yampaye. Ubwo ni mu wuhe mwaka? Mu 2009. Mu 2009. Naratangaye, naragiye ngezeyo padiri aranga. Arambwira ngo nugusoma misa. Ndamubwira ntabwo biri bushoboke. Ni ngomba kujya ahantu nkavuga ibyaha byanjye nkihana narangiza bakansengera ati ibyo biba mu baporoso. Nuko nagiye. Uhugiye mu baporoso? Bangiye mu baporoso. Ngezeyo baremera ndihana ndakizwa ngira urugendo rwiza mu Mana. Urugendo rwo mu Mana yanjye rero ni rurerure, tuzaruganiraho utaha rwose. Icyo kiganiro uzagisubiramo aho nashaka kukwereka uko Imana yangiriye neza kugira ngo ngere ku rwego rwo gukizwa. Amina. Nabonye Imana ku manywa y'ihangu. Izuba riva bitari ibyo kuvuga ngo igenda n'amaguru ngo wabisomye muri Bibiliya babigira batya. Amina. Natera haleluya mu nzu y'ibyatsi ikishima, natera haleluya mu nzu y'ibyondo ikishima. Nibwo interuye inyicaza muri iyi nzu. Haleluya, uri Imana nyiricyubahiro. Haleluya. Amena. Imana mukozi w'umuhanga. Amena. Haleluya. Amena. Imana data buja wera. Urakwiriye Imana. No kuvuga ngo ibyo yakoraga kera n'ibyo agikora n'ubu, ahubwo kwizera ko abayikurikira bayifite ni guke. Yesu ashimwe. Jya Imana iguhe umugisha. Imana ishimwe cyane. Namwe bahe umugisha abana banyu. Urakoze cyane. Noneho ubutaha tuzicara tujye muri detaye. Tuzasubira mu mizi. Tunasirimbe. Cyane n'ukuri. Tunasirimbe kuko uyu mugabo arasetsa. None wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Urabona hatarabonetse ibihembo kuruta uko uvangamo babana ukabavangamo undi mugabo. Cyane n'ukuri. Cyane. Ubutumwa wageneye abadukurikiye muri uyu mwanya bari guca mu bihe nk'ibyo waciyemo, barera abana bari bonyine ari abagore bavuga ngo ndumupfakazi sinabishobora sinabivamo reka nshaka kumfasha. Uyu munsi bagenera ubutumwa mbere ko tugana ku musozo. Unabereke n'uburyo umwana abyiruka kandi gafata uburere akajya ku murongo atari uko ari kumwe na se. Nukuri. Urakoze cyane. Buriya ndabwira banyumva mpereye ku bana bato kugeza ku babyeyi bangana nk'uko ngana. Buriya dufite ukuntu tugenda twibeshya ukihindura. Niyo wakwihindura ute ntabwo bikubuzi ibihe byawe, ibihe by'Imana yagennye, kandi twakabaye ahubwo tubishimira Imana kubona ko hari ntabwo abana bacu bakibigeramo. Ariko usanga umuntu yihindurije yihindura ukundi kandi ntibiri bumubuze kugaragara ko ashaje. Ubundi baravuga muri Bibiliya, nasomye ahantu havuga ngo imvi ni ikamba ryawe. Iryo kamba rero iyo uritaye uba watangiye guta umurongo. Ndasaba abanyumva bose ko twakwihesha agaciro. N'igihugu cyacu kirabidusaba buri kanya. Dufite umuyobozi mwiza, Perezida wa Repubulika, ubidusaba buri kanya kwihesha agaciro. Kwihesha agaciro bituma umwana adata umurongo. Hari ahantu narahimbye ijambo mu muvugo, ndavuga ngo kubera ko ukora nk'iby'umwana ugatinya kumukosora, wagira isoni z'ababirora utabubu ntibajya bumva ngo ukunde ube intungane mu matwi yabo ubwira. Ndavuga ngo ababikora mbasabye imbabazi nibazinyima barorere. Umuhanzi nibyo bashinzwe kwerekana ikibi n'icyiza ngo igihugu gitungane.
ntabwo nasigaga, ahubwo ndasaba ko abantu bose banyumva dukwiye kwiyubaha we wenyine. Iyo wiyubashye umwana akurira muri bwa burere, akwiyubaha ntata agaciro. Iyo ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo wibye ahetse abayigisha bo mu mugongo. Nibyo da, wazamubuza se? oya, ntabwo bishoboka. Mwana wanjye rero rwose ndasaba banyumva ko twagaruka ku muco gakondo wacu, tugakura nk'uko ababyeyi bacu batureze. Abantu barahindutse ngo ubu babaye abazungu. Uragira ucyamba nicaye aho ngaho nisomera Bibiliya n'abanashyizeho televiziyo, ugasanga ababyeyi bazaba ababyeyi b'ejo bambaye ubusa. uribaza, ugasanga abantu bazaba abayobozi b'ejo bambaye ubusa, ngo ni ubusirimu, ngo ni abasirimu. Kandi uwo muco si uwacu, ni umuco w'abazungu. Ibintu dukwiye gukomeza umuco wacu, tukiyubaha. Iyo umuntu yambaye akikwiza aba mwiza. Ubundi baravuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko. sotyo Ese ubwo bagapfunduye ubwo nyine biba byarangiye, nyine nta by'agaciro bafite, nta gaciro kaba karimo. Ni ukuvuga ngo iyo wiyubashye urubahwa, iyo wisuzuguye urasuzugurika. Nk'aho umuzungu nkubwira ubu mba narahindutse naratangiye kugenda nimangarika, naribagiwe ko ashaje, ibintu byose byarapfuye, sibyo? Ni ukuri rero ndasaba abantu bose banyumva ko twagumana umuco wacu, kandi umuco w'Abanyarwanda ni mwiza. Tukubaha ababyeyi, tukubahisha abana bakubaha ababyeyi, tukabaha umurongo mwiza kugira ngo igihe cyabo kizabe cyiza imbere yabo, nabo bazagiha abana babo. Murakoze cyane. Murakoze cyane nawe. Amen. Cyane cyane kandi ntibagiwe kubaha Imana nibwo bwenge. Amen. No kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Uwagirirwa umugisha n'Uwiteka wese yakwisangira Imana, akibanira nayo, ikamugirira neza. Dore noneho rwose mubwire, ibi byavugwa n'uwabibonye. Avugwa n'uwabibonye, undi yagira ngo nibyo umuntu ayimba. Urareba umuntu utagira amafaranga yicara mu nzu nk'iyi. Wowe wabibona kuvuga tuzakigarukaho. Yesu ashimwe. Amen. Ibi byavuye mu kubaha Uwiteka. Haleluya. Amen. Shuti, reka tubashimire mwese, tubasabire umugisha w'abadukurikiye muri iki kiganiro. Tubararikira ikiganiro cy'ubutaha turi kumwe na Jajya, noneho twashashe inzobe, tubereke imirimo y'Imana yakoze, tubereke inzu yicayemo we adafite amafaranga kubera kubaha Imana gusa. Ni ukuri Jajya, Imana igumugisha. Ni ukuri Imana ishimwe. Nawe ndumva namwe bagirire neza, mukomeze mubi imbere y'Imana. Amen. Muyikunde. Iravuga ngo ngaho nyubaha gusa, ibisigaye nzabigukorera, kandi ngo nta n'ikibi gidutegurira, byose ni ibyacu. Haleluya. Amen. Imana ibamugisha mwese wo muri hirya no hino ku isi. Nge narikuzo Emi Jajya twari kumwe, atuganirije neza, kandi koko urabyumva ko mukwiye kwesha agaciro mu byo mukora mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ariko kambaze nshimire Perezida wa Repubulika y'u Rwanda y'ukuri umugisha. Ni ukuri ndamushima, ni ukuri yarakoze kubaho kw'Imana yangiriye ubuntu, yabigizemo uruhare. Kuba ndi mu gihugu cyanjye, ndamwifuriza ihirwe n'umugisha, ndamwifuriza kuzagirirwa neza n'abana be nkuko yatugiriye neza. Nshimira cyane Imana yamugize umunyarwanda. Bakoze cyane. Imana yaremye Paul Kagame ari umunyarwanda, iragahora ku ngoma igihe cyose. Amina. Kuko yatugiriye neza. Mwifurije ihirwe n'umugisha w'Imana n'umuryango we wose. Imana ihabwe umugisha kandi ihabwe icyubahiro. Data, turagushimye ko uri umubyeyi imbabazi. Tugushimiye imirimo yawe ikomeye wakoze. Tunejejwe n'ibyo wakoze. Amahanga yose abo wakoreye ibikomeye baragushima. Indimi zose n'ibyaremwe byose biravuga imirimo yawe. Ninde wasimburira izina? Ni wowe uhambaye, uri hejuru ya byose, watubereye umubyeyi kandi wahagaze mu ijambo rya mise w'imfubyi, ndi umugabo w'abapfakazi.
abakwiringiye ntibazakorwa n'isoni. urakoze Mana. Ntabwo tuzasoza kuvuga imirimo yawe, n'ubundi ntidushoje kuvuga imirimo yawe. Jya umuha umugisha utagabanije, uwo wamuhaye urahagije. Ukomeze uburame, ukomereze uburame, ukomeze kuvuga imirimo ikomeye. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Jya